mana bari mu bikino no ntirenganya muhungu wanjye uri mu kinirenga ibintu bavuga uvuze ngo ni kanze ningumize nigishe bashambura ry'Imana yigishe komeza wabibuze ibintu bivugwa wabibuze reka nkwibwire rero akantu wowe kajyanye n'iri jambo wabona nabyo ashaka ngo biravugwa wenda inzira ariko ntibasivuga ngo ngisa urupfu ibyo ngiye kuvuga oya ahubwo ndi ngiye context yanjye nivuga ngo inzira umuntu atangira azi ko ari nziza ariko agashiduka itabaye nziza nkoresha iryo jambo natangaye cyane mbonye imbuga nkoranyambaga hafi ya zose uburyo zikwa kuri wa mwana w'umukobwa wacu mwene wacu umuvandimwe umwana wacu urangana na bucura yanjye aruta bucurangiho gatoya uyu mwana w'umukobwa Vestine wamamaye mu ndirimbo nyinshi nziza na mugenzi we Dorcas abana beza yewe yaba ku mubiri yaba ku mutima afite igikundiro ariko guhereje ubundi imbuga nkoranyambaga canwe YouTube channel yewe hari n'ibyo igihe cyanditse kandi burya ibintu igihe cyanditse ushatse wanabyize urugishana kwijana burya biravugwa ko Vestina arimo arasenya urugo yatangiye divorce nk'imvugo ubukoresheje arasenya urugo arusenya se ari kurusenya afite ipiki se ari kugenda acukura inzu uziko biruta ipiki ahubwo agenda gusenya urugo kurusenya se gute kurusenya n'iki urugo ubuzi kugira ngo uzabinyumvishe ariko gihukije abantu bakoze divorce hashize imyaka n'imyaka bonyine urasubirana abo barakabyara abo bazi ubwenge ni wumva abo bazi ubwenge n'abandi bayikoze bose baze gusubira Pastor Claude avugana hajya mu ngorofunzwe w'umugoro ufunzwe mwitanira uri ibyatsi ni ku murongo Sirasi ari kumubaza yamaje ngo mbese ibivugwa kuri Vestina uri muri divorce nawe agiye muri divorce aho nako mwakongera mukiyungana muri Shalom Studio Limited tubafatira amajwi amashusho n'amafoto mu buryo bwa kinyamwuga ibirori byose naho byabereye hose mu ntara zose zigize u Rwanda turahagera mwaduhamagara kuri 0785803835 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ndetse na email murakoze. In Shalom Studio Limited, we make them sounds, pictures and photos in the form of profession. Everything and wherever it happened in all the provinces of Rwanda, we arrive. Contact us on WhatsApp or on our email. Thanks. Bakunzi ba Shomo TV 95 tubashuje mu izina rya Yesu Kristo tubifurije amahoro y'Imana isumba byose mugubwe neza mu mwami njye muri kumva ni Theoneste ntirenganye n'amazina yanjye ndabakunda kandi namwe murankunda icyo cyo nkizima kandi namwe murabizi neza ko muri inshuti zacu bo inshuti zacu zibarizwa mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo ni mu mujyi wa Kigali ubwo ho ni mu gihugu cy'u Rwanda twambuka n'imipaka tukajya hirya yayo ariko aho ngo reka amaharire umusesenguzi cyangwa se umusobanuzi ryahamye iryo zina wampaye rwose nk'uko byaragiye iryo garade wangejejeho kabisa ni inshuti yanyu reka tumusabe kugira ngo abibwire ariko atarivuga reka tuvuge ngo inshuti zacu zije aribwo bwa mbere tubabwire kora sabone ni abakoresha application y'igifaransa muri telefone yabo yego abakoresha icyongereza ndi subscribe iryo jambo riragorana kurivuga twara abantu ryari nanira subscribe ntabwo ushobora kuvuga ngo risimo nka 2 3 bikamunanira icyongereza ni subscribe igifaransa ni sabone iyo ukozeho ubuvuze ngo ibiganiro dukoze bye bitukugiraho uwo mwanya bikijya uhite bikugeraho ikindi cya kabiri ubu duteye inkunga ukaba hari agakumwe kameze gutya ugakoraho kandi ukoraho rimwe ku kiganiro subscribe ikorwa rimwe gusa mu buzima bwose ni wongera kubikora uzaba wivanyeho ugakora share nuvuga ngo gusharinga ni indimi z'amahanga zatwinjiranye fata icyo kiganiro twakoze ukacyoherereza inshuti zawe ariko ikintu cy'ingenzi gikomeye bavandimwe bacu ba Shalom TV n'abazirazirse TV mujye muduha comment ndabasabye rwose mujye mutwandikira utunenge udushime utungura inama udushyigikire ariko mujye mudukane ko nakanyenyeri kugira ngo nabyo ariko ntenga byaba ko ukandiraho ganye karapfuye inshuti zawe karapfuye
nanjye banza karapfuye hapfuye akacu cyangwa hapfuye akabandi oya rese ngo hapfuye ak'inshuti zacu ariko akanyeri kararwaye natwe niba ntawe tugakandira ngo n'akacu kararwaye niba ntawe tugakandira nta n'uko dukandira muri rusange ubwo bunyenyeri bwarapfuye ubuze witsinda yes bivuga ngo uko ugirira abandi nawe niko bazakugirira niburanije ndanitsinda uvuga ko ndi umuntu mwiza rero turabamukije rero mu ntara ya gatandatu witwa diaspora ndi kwizera Valence ziraziritse inshuti yanyu kandi muri inshuti yanjye turabatahije rero hano muri Afurika mu bihugu 54 abadukunda bahari hano mu Buganda muri Tanzania Sudani y'Epfo n'iya ruguru muri DRC abari BJ ari hepfo bashinga ntahe turamukije amahoro gose amahoro mu neza gose turabakunda majyaruguru y'Afurika mu burasirazuba mu ngirazuba turatahije Imana bahumugisha badukunda dukurikira mu Burayi muri Espagne mu Rwanda Antoine Komera turagutahije Valeri Komera USA turamukije Pastor Kamayana Valeri wundi turabataje Imana bahumugisha Gatarina bitwaye iki Mama Daniel ndagutaje ya muri Munich muri Australia wando muri Korea y'Epfo n'indi haryo bitashye wanda Korea y'Epfo ntabwo mwibuka kandi wora mwibuka ni muri Itramo ni Teo shiti ya Teo muri Korea y'Epfo uzatuzanira amafi urabizi umunsi wacu uzayazana yandi yazakate kuri Bahrain uzatuzanira na parfum ziva muri aho bagira ama parfum meza ava muri magufa y'amafi baba we amagufa y'amafi uravamo parfum nziza cyane hanyuma Jason ku butaka butagatifu wowe twaguhaye misiyo wayidukorera utubwire igihugu cy'Urukiga aho kirahari mu gihe burayo handitse ngo iki mu gihugu cy'Urukiga wanze kubitubwira Yasone ubwo ndanakureze kandi ndakuregera wanze kutubwira ku Rusumo aho mu gihe burayo bavuga ngo iki aho harano witwa ku Rusumo uziko twagize ubwoba ko burya bwose wasanga Yesu yaravukiye mu Rwanda igihugu cy'Urukiga kiba mu Rwanda naho cyahoze okay turabataje mwese Imana humugisha murakoze kwaramutsa no kubiyegereza abadukunda abadukikira abumva ikinyarwanda abagitsumurirwa abari kure n'abari hafi mwese Imana bahumugisha urakoze cyane Imana igumugisha ngaho biravugwa hirya no hino biraganirwa ariko tubanza gusoma ijambo kandi tubanza gusoma ijambo cano yacu twembi nizivuga butumwa nibi tubaganiraho biri muri gospel ntabwo tujya hirya yabyo byo mu insengero amadini amatorero ibyagenze neza ibyagenze nabi amakorari abayobozi nibyo tuganiraho hano ntabwo tujya hirya yabyo ijambo rero nshaka kwasura umunsi kuri bugarure mu riraza kuba nk'isubira riragaruka riri mu gitabo cy'imigani ibice 14 umurongo wa 12 umvise yaturasoma Theo ni ijambo riryoshye bana we ariko Salomo n'umunyabwenge kabisa imigani ibice 14 umurongo wa 12 bavuga ngo hariho inzira itunganiye umuntu ariko iherezo ryayo ni inzira y'urupfu baba we nta rero ndatera hanga hariho inzira itunganiye umuntu ukurikije uko Salomo yanditse iri jambo cyangwa se ugakoresha inyabwenge yawe ni ukuvuga mbese hariho inzira umuntu anyuramo kuyigendamo bikaryoha akayinyuramo yoroshye akumva aguwe neza akumva aragenda anezerewe ariko iherezo ikaba urupfu nese hari inzira muracamo ntuzapfe iyihe ubusinzira zo kwisi yose uzazicamo ndakubajije ubwo ariko iherezo bikaba urupfu umuntu abereyeho kubaho akazapfa iyi rero inzira uzacamo utazapfa niyo twese wowe rero ntirenganya ikibi cyawe uhora mu mubiri sinakurenganyura nabyibushye ntabwo ujya mu mwuka ibi Salomo yavuze ntabwo ari no mihanda kereka ipale ni mu mwuka ni mu bitagaragara mbese nuko bavuga ngo hari umushinga yarapfuye nawe none ubwo nawe uzapfa nanjye nzapfa na ntuza yarapfuye na ntuza ari umuhanzi mu Rwanda watondaga abantu bapfuye niwe yarabazi ni umunyarwanda ariko nta mu Rwanda ngo rwatwaye ngo ruganze ngo rwabugira ngo namuvunyi ngo na nyiri imigabo ngo na padiri Filipo akaruvuga rwarabatwaye kandi uravuga ngo abantu ukunda ruzabisasira ngo n'umugore washatse abantu bose bazapfa mubwiriza ibishike n'umurongo wa 5 uvuga ngo abazima bazi ko bazapfa ariko Salomo reka twitinde kuri ijambo gatoya gato gutaraje twinjire icyo rugiye kumbaza ibyo bivugwa itubishyira hafondage hariho inzira umuntu itunganiye umuntu ese ntirenga uzikoreka winje muri ijambo neza gafite nk'abantu umuntu wari wona umuntu wasinze
wenda inzoga zikamukoresha ugasanga araye nko muri borudire cyangwa ku ibaraza cyangwa burya atangira gusoma mbere agisomaho mbere na mbere burya kari karyoshye ni inzira yari imutunganye nta gahunda yabyo yari afite yatangiye ari inyota yumva kararyoshye yumva karakonje yumva karamanuka neza aza gushiduka araye muri borudire ibimene by'amacupa ni inzira yari imutunganiye ariko iherezo ryayo ribaye ribi aha urabyumvise noneho ntabwo siko njya ntabwo uhamya mu nsengero no kuri cano hano hari igihe nibaga nk'ahantu wenda nkabona mfite icyizere nizeye ko mu isoko ry'iwacu hariya mu mujyi Byumba kandi ni inzira natangiye mbona ari neza mbona itunganye nkiba nkabisohoza nkiba nkarya nkiba ngambara nkiba nkaryohe numva inzira iraryoshye ariko ni iki wigeze wiba ukumva urishimye mu gihe cyo kwiba cyane nigeze kwiba umwenda nanawambaye igihe kinini narahanyuraga mu isoko si mu isoko zarumva umucuruzi nyirawo ntabwo yahita umucuruzi ufite imyenda magana ntabwo yahita avumbura ngo uriya n'uwanjye niyo yabivumbura nta cyamwemeza ko utaguzwe yabwira uwitse ko wibwe kandi hari igihe nibaga ibintu by'umufuti kera nuko umujura wari umujura ariko nakuye agapaki k'imigati akarya nkumva ndaryohewe inzira rero Salomo yavuze ngo turaza kubivuga mu kiganiro imbere mu byo turaganiraho ni nko kuvuga ngo hari ahantu urumva ko icyo mvuze rero ariko hari umunsi umwe iyo nzira yari indyoheye intunganiye ukabona barafashe barakubise ya nzira yari nziza ikabyara urupfu niyo ngo hari ibintu umuntu akora yibwira ko ari byiza akumva araryoye ariko akazashiduka bibyaye ingorane n'akaga ngaho ndakwemereye iyo ndavuga ngo bivugwa ngaho bimbaza zazisaba tubwire kuri icyo cyo kwiba no gukubitwa kuki umuntu akubitwa yibye ariko bugacya kongera kwiba biterwa n'iki ndagusubirisha ijambo ry'Imana kandi ntabwo ngutindira hamwe n'abandi badukunda ndabasubirisha ijambo ry'Imana reka nze ngusomere n'undi mu gitabo cy'imigani ibice 27 umurongo wa 22 ngiye kuvuga ikibazo mbaje ngiye kuki umuntu yiba bakamukubita akababara akava amaraso agakomereka sibyo ahubwo ongeraho ngo wenda bakanamufunga akamara amezi muri gereza yavuma kongera akiba siko mbajije mu gisubizo rero ijambo ry'Imana yava igitabo cy'imigani cyo 27 umurongo wa 22 havuga ngo nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano ubupfu bwe ntibwamushiramo wabyumvise icyo gisubizo ntikikunyuze niho gatoya oya ariko kubyo nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano ibyo ntibyumvikana umujura aba ari umupfapfa gusa ikintu kivana umuntu mu cyaha n'imbaraga z'Imana ni ijambo ry'Imana ni umwuka wera ni agakiza ni Yesu subira kuri rya jambo rose iryo se ryavuga ngo hariho inzira itunganiye umuntu ariko iherezo ryayo rikaba urupfu nibyo njye nakubwiye ngo ntabwo ari zino nzira ducamo buri wese akazapfa ahubwo ni imirimo yacu nibyo dukora ukabitangira wumva ari byiza ukabitangira wumva wishimye ukabitangira ariko bigasoza bikubereye ingorane kuko urupfu ruvugwa urupfu rwo mu mwuka urupfu rwo mu bugingo ntabwo Salomo avugaga zino nzira z'imihanda zisanzwe kandi nawe ubwe na Salomo nawe hari inzira agiye atangira yumva ari nziza nuko Salomo tutabona ngo tumubaze ariko koko niba koko yaratunze abagore 1000 abagore 1000 n'umwe ndetse ngo n'umwe ndetse ahubwo nawe iyi nzira yabona yarayitangiye imutunganiye ariko iherezo uzari ibintu yanditse ku bagore uzandika ijambo ryo muri sacho uri umugore mu migani gusa ibintu kishoni 20 nazingaye narabyanditse hano ijambo umugore mu nyandiko mu gitabo cy'imigani cyane yatinze ku mugore no abantu batabizi rero bagira ngo nabagore bari hubu naba bacu no bari abagore Salomo yanditse bose yarabatunze mu bagore aho uzabona yanditse ngo ariko siko tugiye kujya muri karite ngo imvura y'urujojo rudahita ngo n'umugore w'ingare uvuga urudaca birahwanye uriya mugore ntago ari uwa naka nuwo yatunze mu 1001 yari afite n'umugore w'ingare uvuga urudaca Salomo asanga ngo ameze nk'imvura y'urujojo rudahita urujojo raruzi imvura igwa ntihite igahita ihita ukagira ngo biratunganye mara kwambara kumvura ngera garutse kandi ikaba sinkeya si nyinshi imvura iteye umujinya iteye asi nkuko bavuga yari afite umugore uteye nk'iyo mvura aho nyavuze ngo
ngo umugore mwiza udafite umutima ngo ni nk'impeta y'izahabu ikwikirwa ku mazuru y'ingurube. Uriya mugore n'uwo yari atunze, ntago ari uwanjye, ntago ari uwe, ntago ari uwa naka, n'uwo yari atunze mwiza ngo w'uburanga bwiza ariko udafite umutima. Baranditse bose ngo umugore ngo wicaye ku nzira. Nawe rero niho nari bikuye, uwamuzana Salomo uyu munsi akakuganira ku bagore ubushakashatsi yakozemo, yabwira ko iriya nzira yitangiye ari nziza, ariko iherezo iramubihira. Agira ubwo yandika mu mugeto cy'umubwiriza ngo mu bagabo 1000 nabonye umwe, ngo ariko mu bagore bose nabuze n'umwe. Yarabyanditse, urumva, ngo mu bagore bose arandika mu mubwiriza none ngo yabonye ikintu kirusha urupfu kurura, ngo nicyo mugore mufite amaboko ngo ameze nk'umutego ngo nk'inshundura ibiki n'ibiki ngo ubaha Imana ngo azamurokoka. Ikintu kirusha urupfu kurura, wumvise neza, ngo yasanze ari umwe mu bagore. Bari abagore ntazagire weshyira abacu n'abariho uyu munsi bari akoze kuvuga abagore nabi bazagufunga. Oya nta kandi kubavuga neza. Wowe geta ubu ushaka kumcumuza, ahubwo wowe ushaka kumbyazamo icyaha. Nge ndi kubavuga kuko abagore bimirijwe imbere. Ubwo ufita kasha ako Imana ikugendere kandi ubu niyo wayoboye. Iryo jambo mu kiganiro ukurimo urivamo nurishyiramo abantu bararyumva baraguseka. Njyewe umugore ndi kubavuga ko navuze bubahwa nyine. Nanjye navuze ngo abo Salomo yavuze ntabwo ari abariho ubu, ni abari mube yatunze. Urumva uko nabavuze neza rero. Abo yavuzeho bose abajyane oya ntabwo nigaruye na mbere nibyo navuze, ahubwo urashaka kunega imitego ntuzana abadayimoni aho ngaho. Hanyuma rero ngo nibiki bivuga rero wavuze rero Mana uri mu biki noneho ntirenganya mu bahungu wanjye uri mu kintirenga ibintu wavuze ngo kanze ningumize nigishe abashabo ry'Imana komeza wabibuze ibintu bivugwa wabibuze. Reka nkwibwire rero akantu wowe kajyanye n'iri jambo. Wabona nabyo bashaka ngo biravugwa wenda inzira ariko ntibasivuga ngo ngise urupfu ibyo ngiye kuvuga oya, ahubwo ndi ngiye context yanjye nivuga ngo inzira umuntu atangira azi ko ari nziza ariko agashiduka itabaye nziza. Bakoresha iryo jambo. Natangaye cyane mbonye imbuga nkoranyambaga hafi ya zose uburyo zikuba kuri wa mwana w'umukobwa wacu, mwene wacu, umuvandimwe, umwana wacu urangana na bucura yanjye aruta bucurangiho gatoya. Uyu mwana w'umukobwa Vestine wamamaye mu ndirimbo nyinshi nziza na mugenzi we Dorcas, abana beza yewe yaba ku mubiri yaba ku mutima afite igikundiro. Ariko guhereje ubundi imbuga nkoranyambaga channel YouTube channel yewe hari n'ibyo igihe cyanditse, kandi burya ibintu igihe cyanditse ushatse wanabyize burya 100% burya. Biravugwa ko Vestine arimo arasenya urugo yatangiye divorce. Nk'imvugo ubukoresheje arasenya urugo, arusenya se ari kurusenya afite ipiki se ari kugenda acukura inzu. Uziko biruta ipiki ahubwo agenda gusenya urugo. Kurusenya se gute? Kurusenya ni urugo ubuzi kugira ngo uzabyumvishe. Ariko gihukije abantu bakoze divorce hashize imyaka n'imyaka abonye burasubirana. Abo barakabyara, abo bazi ubwenge. Niwumva abo bazi ubwenge n'abandi bayikoze bose baze gusubira. Pastor Claude avugana hajya mu ngoro ufunzwe wa mugoro ufunzwe mwitandira uri ibyatsi ni ku murongo Silas ari kumubaza yaramaje ngo mbese ibivugwa kuri Vestine uri muri divorce nawe agiye muri divorce, aho ntakuru mwakongera mukiyungana mukisungana. Yavuga ngo nde nani Vestine na Silas bakisungana bakaba Silas yasubije ngo ntabwo nabyumvise. Yamusubije ngo iki? Komeza waya ubwo icyo kibazo wenda ugase ko nawe yavuze icyo musuko. Ariko Claude nawe neza ko yarameze nk'uyiganirira aho ni nka comedy yarari nubwo yaze ko wanaziranye abo se kumenyana ko bose ari abahanzi uretse kuba ari abahanzi nyine none ngo bagiye kwisungana. Oya nterenganya uzi ko umuntu yakugira ngo umuntu wakubagira ngo bagiye kwisungana koko. Uyu munsi tuvugana mbese uwo mukobwa nta kintu muri Canada hari si yari manza hari ari yakiri. Oya icyo ubwo Claude afite ko yavuze nuko yigana ko ni ukwiganira bisanzwe gusa ahubwo iyo mubaza ati mwembi uyirimo uri umuhanzi nawe yarimo uri umuhanzi se dayimoni yabateye nimwe. Iyo mubaza gutyo ahubwo wenda kandi Silas bimaze igihe kinini yanaburanaga agifunzwe deja. Imana ishimwe ko Silas yafunguwe, ni inkuru nziza inejeje. Silas Imana igumugisha kandi felicitation, Imana ihabwe icyubahiro ko yagufunguye
n'umuka wumvise ibi umenye ko iyo nkuru ari nziza ku bakunzi be bose ni byiza. Hanyuma rero umva rero muvandimwe ntirenganya kanse nkuririmba uturirimbo tubiri ubwira guteza amatwi ngewe nkihorera hariho turi kuganaganya arega ibintu tubwira abantu n'ibiganiro byanjye nawe turiganirira isoko n'amaduka utabasha kubona. Yes, umva hano jewe nawe turiganirira ibyo twaganiriye tukabyumvisha abantu nta kindi nta bundi buhanga n'ubwo twakoze urengeye kukuririmbira rero mwana n'abandi barabyumva bose urumva urandirimbira bumvireho bumvireho cyangwa imbira Imana oya ntabwo ugiye kurimbira Imana oya ntabwo ngiye kurimbira Imana mbese ugiye kurimbira ariko ni karahanyuze n'ubundi umva nimukubita umwici kubaka urugo ntabwo ari ugukina mu buzima urugo ni ishuri ubwa mbere ndayirangije Koromase nta mana irimo niba mvuga ko ntagiye kurimbira Imana urumwishe nta mana irimo kandi wadusomeye witwa Munyiragoshoze ukuntu yaririmbye ngo iyo ruragijwe Imana iyo ruragijwe Imana urushako ni rwiza iyo ruragijwe Imana nizo ndarangije kuririmba nizo narimbaga bagana ku musozi nsengera ku musozi w'ikiganiro cyangwa w'indirimbo cyari kiganiro iminota irageze nayo kuzi kuyirukasa umva ntirenga kereka no muri kunda amaso ngo ndakubwira aka kantu neza hari umuntu bavuze umuntu nabyanditse umuntu ngo witwaga Ronaldovic yari umutaliyani ngo yaravuze ngo urushako hari abavuga indobo ariko yavuze ngo nagafuka ni ijambo rikomeye ry'ubwenge ryumve nagafuka karimo inzoka 99 n'ururagara rumwe. Ronaldovic niko yavuze mu Taliyani ngo urushako nagafuka karimo inzoka 99 n'ururagara rumwe. Noneho ngo abashakanye baba basabwa kubana ku buryo za nzoka zizahinduka indagara. Ariko ngo ninde wakwiyemeza gukora muri ako gafuka dushingiye ku ajya gushaka muri uragara inzoka zingana mushingiye ku rwawe nje umaze guhindura inzoka zingana ahubwo nje nta nimwe yari irimo ahubwo nta nimwe yahindutse nje nta nzoka yari irimo bazahinduka inzoka none je urwanjye rugo ariko ntazanye kuri kamera uretse ntirenganya nyendereza akambaza n'ibitari ngombwa ariko njye urwanjye rushaka nzoka ni ariko n'uruhagararo rimwe n'inzoka narwo ahubwo uzahinduka inzoka ariko ubwo n'urwawe mu gihe wari guhindura pole ntirenga nuko byakugendekeye ariko ntirenga uzi ko imyaka amaranye n'umugore utarayimara uvutse wowe kuko njye maranye n'umugore imyaka 31 kandi urongejeho duke wowe ushatse 31 rero izo nzoka izo arizo zarapfuye zose ubu ni ishonzi n'ifi n'ukurya byose byararyoshye amina cyane haleluya. Sasa rero mvuga ni kirere abari ingo abazabana ejo abarabana uyu munsi abazabana kera abantu benshi babimbwira ko gushaka ari kwidunda kuri matora ukaryoherwa ukagenda mu ntabire nibyo rwose birashoboka. Ariko iyo Ronaldovic yavuze ngo ninde wakwiyemeza gukora muri ako gafuka ashaka muri uragara rumwe. Ariko umugore n'umugabo babanye umusore n'umukobwa babanye babiyemeje kuzajya bahindura za nzoka zihinduka indagara zihinduka ishonzi zihinduka isambaza kugeza igihe zose zihindukiye nicyo babiyemeje. Iyo ni filozofiya ya Ronaldovic ntabwo twayitindaho ariko ndikwerikira kuri aba ngabo ariko kandi nina nabiganira wice ko n'amagambo avuga ko bishobora kuba ari bihuha abadukurikiye nabo muzadufashe hari niba ngo byabye ngo bayingo byitwa pranka ariko bibaye ari byo nabyo byaba atari byiza rwose byo bakugira ngo Vesera ugiye kuri Instagram ye abari ubyandikira mbere na mbere arandika byinshi avugamo ijambo ngo n'abantu bahakinze Instagram ye barabyandika barabihimba bagaho ibyo babizi neza niyo makuru dufite nuko ari abantu bahakinze none se ko ubwe yaraherutse kugaragara abwira wundi baririmbana ngo nuramuka ushatse ukiri muto nzagukubita. Ibyo se nabyo barabihimbye byose ni prank we niwe wabivuze ibyo Vesera avuze ngo nuramuka ushatse kandi amavideo yahari abivuga ni prank se ubwo prank niwe wayiteguye. Erega ntago uzi aho isi igeze basigaye bafata umuntu bakamuhimbira imvugo barangiza kuzuza no impamvu range ndabivuga nisegura rero niko nabuhanga rigeze genda avuga uko byumva ushobora guhagarara hano uri kuvuga ibyo ndabyemera barangiza bagakora irindi jwi bakarihuza nawe none bakagira gute
bakapurika noneho wakubona ko niyo wabivuze kumbi none se mwenyewe noneho uri we wenyewe ibi bikavuga byose ntagire ikintu atangaza ibintu Rutayisire yavuzeho siko harimo abantu bafite ijambo bakomeye muri gospel Rutayisire akabivugaho igihe kikabyandika igihe n'ikinyamakuru cya leta aya byasaba ko Vesina ubwe yaba hari ikintu yavuze noneho agatangaza ati niwe wivugiye ko bahakinze Instagram ufite video babivuga wabikuye yabivuga wabonye inyandiko nibi ari inyandiko ubundi nta wakwemera ko ari niba ari video nese nivanye no kubye babwenge bukora n'ujye uvuga bafata bashobora kungaragaza ndi kuvuga ibi niba atari nge niki kiremeza ko ibindi byose atari uri kubivuga nge rero kakubwira nge ndabona ibintu bishobora kuba wenda byaba mukuri kuko igihe bimaze kuko niba we yari mvugiye ngo akabwira uriya ngo nuramuka ushatse ukiri muto nzagukubita ahubwo nibavu navuze no kuri za ndimo ngo urushaka ni rwiza iyo ruragijwe Imana twese abazifite n'abazazigira ejo twihutire kuziragiza Imana urumva neza kandi kubaka urugo kuko urenge ntago ari ugukina none kambwire abazubatse bose n'abazazubaka mbwire na Vestina ngende ku bintu bibiri niba ibyo wavuze ari prank nahaguruke avugisha ukuri avuga ko byari prank abivuge ku buryo bugaragara niba ari ukuri niyihangane kandi akomere nkuko kuri Instagram yavuze ngo ko yaciye ngo mu ishyamba atazi urumva kuva ko yahisemo nabi anavuga ko ati nta mugabo uzongera kunshuka bibaye ngombwa ko nongera gushaka nta mugabo uzongera kunshuka wabyumvise hari aho yavuze ngo Imana ijya yemera ko bibaho ko hari ibintu bitubaho kugira ngo twige hanyuma yandi bikuvuga ngo mu buzima urugo ni ishuri ubwo nawe yaba ryize kandi rikomeye niba yashatse afite 22 ubu ari 23 hanyuma umugabo arengeje 40 ese ntirenga urajya si ikindi kintu gikomeye 22 yashatse afite uzatinye urugendo utangiye bakagwa diplome y'urutangira utabarusoza ivo cyaje poporo mu nsengero se ni diplome bagwa certificate utangira urwo rugendo kiriya bagongo ni ikipapuro kivuga ko mwasezeranye ni certificate ariko ntago ari y'umubano uri imbere ntago ari kagafuka muhindura inzoka imwe no buriya diplome mwayihabwa za nzoka 99 zose zahindutse ururagara ngo mwayihabwa ntaho se ko nibi muri gospel no mwiyoka mana tufite bango tuzahabwa impundu dutabarutse siko turirimba ariko tukazatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu biriya bintu nabyo kira ari amagambo gebura nayo barambona no mu minsi zaza bakwiye kuzahindura abayahimbye kuko si Imana yavuze n'abantu bayanditse barayategura kuko ubona ibihugu byo hindura iteko shinga bigahindura amategeko avuga gutya na gutya amabwiriza n'abakayahinduka ku mpamvu ziba zibonetse irira jambo naryo byari kwiye kuzahinduka kuko nabyo nibyo biri mu bitera ingorane ubu niba nuko batandukanye Vesina tahura n'urukuta harya asezeranye hitona ariko azaba n'urukuta ruvuga ko atazongera gusezerana azitahura narwo kandi afite imyaka 23 kandi imbere ye hari urugendo rurerure ariko nabwo nyine abandi baneze n'abagana bakavuga ati ubundi 22 kuko umugabo ngo amurushaga 22 hari nabo nanone y'amavuko no urumva ntirenganya hari n'ibintu rero aha ndavuga nisegura ntabwo niba ari prank ni prank niba atari ibyo bya prank bavuga ari ukuri sava cy'ukuri kizagaragara ariko ni wabura kwibaza 22 narebye ku macano nta muhanuzi uravuga ati Imana yari yabimbwiye noneho aho bifashe ntibari bahanura bamwe menyere guhanura ikintu ariko cyabaye ntibari bavuga none muri mukanya bari muzi ngo naye nabibonye Imana yari yabimbwiye namushyiriye ubutumwa naye nareretswe ibi mwitonde abantu muhanura ikintu ariko cyabaye namwe byanyu bimaze kugenda birambirana muhanura ku kintu ariko cyabaye gara ku musozo rero tanga inama ubwo rero niba koko Vesina nanwe ariko wumvisha amakuru avuga kuri mugongo y'abarongo ari general wigize ubyumva witwa Idirisa udira ugo subiza burango bari general aho umuntu kandi unakomeye rwose kandi izina Idirisa ni Isilamu urumva akaba ngo hari ikintu hagarariye mu bihugu 15 muri Afrika umva n'umuntu ukomeye w'umugwiza atunga nko abagenzi bacu bavuga nyamahanga w'igifaransa n'icyongereza n'izindi ndimi imyaka 40 vangu muzana Vesina 23 cyakora umuhanzi mwiza mukristo mwiza wasengeraga muri ADPR siho yasezeraniye ngo niba ro akiri nta ubizi rero gusa twibike ko hari inzira umuntu anyura
imutunganira iryo jambo natangije imuganisha ku rupfu. oya ntabwo imuganisha bivuga ko bitari hariho inzira itunganiye umuntu ariko iherezo ikaba inzira rupfu. Njye nakoresha ijambo rivuga ngo hari ibyo dutangira bimeze neza twumva ari byiza. Natanze ingero nyinshi n'iz'ibyo umuntu atangira icyaha yumva aryohewe yumva ari akagasoza asoreshe muri gereza cyangwa se urubuga rutangira biryoshye ari ishusho nk'uko hari abagiye basanga ariko ubundi ngo abantu batavuga indimi zimwe ngo bateretanye bate abana bazinye bate ngo harimo nabonye ngo harimo ngo ababahuje abari bafite ngo amafaranga buryo bagamije avuga ngo muri ndahabirene yaragamije ibi nibi nabo komisiyoneri imitwe abayitetse by'ubuhanuzi ngo aho bahurenga Imana babwiye guca ngo ari ibintu byateguwe birimo ibintu birebe niba ari na prank hari ukuri irashyira ahagaragara. Havuze ngo babiteguye bajya ngo uriya mugabo ngo yatsindiye ngo ikintu ngo kiramuhesha miliyoni ngo y'amadolari ngo biba ngombwa ko agaragaza ko yubatse kandi ngo atari bugaragaze. Umugore muri Burkina Faso ngo ashoboka afite abagore barenze umwe bahita bategura ngo imitwe ngo bakora igiterane ngo bagerayo hari umuntu wateguye ko arahanura ngo vesiraga Imana iravuze ngo igiye kuba amafaranga menshi ngo igiye kumwagura ngo igiye kumugonga w'umunyamahanga birahari nabyo niba ari na prank ariko irasiga ukuri ahagaragara. Uriya mugongo ahita ba miliyoni 2 ngo nizuba gusanga bihereye ngo kuko abakunda bakabivuga muri ndabire nguwo n'umupastori ngo byose hari hano uze kujya kuri Bosco Empire urebe bakabivugamo byose. Ubwo rero ngicyo mvuze gusa mbwiye abadukurikiye kuri Shalom TV 95 kuri Zirazize TV mwitondera inzira murimo kuko hari inzira itunganiye umuntu atangira itunganye imeze neza ariko irezi ikaba inzira y'urupfu. Ariko watubwiye ko hari inzira umuntu atangira itunganya maze ikamugeza ku rupfu, ntabwo watubwiye inzira itunganye ijye ituma umuntu adapfa. Kandi iyo niyo dushaka ituma umuntu adapfa ntayibaho na uwo rupfu ndi kuvuga zose ziri kuvuga. Oya ikibazo ni urupfu uri kuvuga urupfu uvuga sirwo kivuga inzira uvuga siyo ndi kuvuga siniyo Salomo yavugaga. Uri kuvuga inzira z'imihanda zo hepfo no harwanga ntago arizo ni inzira z'ibikorwa ni mu mwuka ni mu mutima ni imitekerereze ni imigenzereze ariko ubundi inzira keretse umbaza guta inzira iganisha ku bugingo nayo irahari hari ubugingo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo ntabwo navuze noneho wabaye maso wakurikiye ibyo na urupfu navuze rero narwo sorunguru ahubwo buri wese areba inzira arimo ni yihe imeze ite kwerekera ikintu cya mbere no gusenga Imana ikakuyobora inzira. Uwaciye mu nzira yasenze Imana yamuyoboye wese nta kibazo azahura nacyo muri iyo nzira. Murakoze mugenzura inzira zanyu kandi mu amahoro. Imana ikoze kubana namwe musengere Vestina niba kuko ari pranka bibe pranka ntibagatandukane niba ari ugutandukana nabwo akomere kuko yivugiye niba ari ukuri ntazongere guca mu ishyamba atazi kuko yivugiye ko yaciye mu ishyamba atazi agaca inkoni atazi. Niyo maze ubutaha rero azace mu ishyamba azi azasenga Imana yirinde ibindi biturutse kuri n'izindi nzira zose Imana imuyobore nkuko yose. Murakoze bavandimwe bacu inshuti mudukurikira Imana ibahe umugisha. Abasengere Data wa twese uri mu ijuru ushimwe ndasenze ngo ukomeze ingo zose umwanya ndazisengeye ingo zubatswe kera zimaranye igihe nizubatswe vuba nizizubakwa n'abazi kuzitegura n'abazikora muri iyi minsi hafi aha bose ubafashe kandi mukobwa Vestina mushiki wacu mwana wacu mwami kuko wowe uzukuri kuri muri ibi ngibi ushyira ukuri kwabyo ahagaragara cyane cyane ko wowe wubaka kandi uhora ukora ibyiza. Data dufashe umugisha kuri iki kiganiro umugisha natwe tuyimusha kuri amacana yacu twembi uduhe umugisha uryo bugaragara ndetse n'ubutagaragara umwuka n'umubiri yose itangwa nawe Data. Umugisha udukunda udukurikira ubageneza muri byose kandi senge ikibazo cyose udukurikira yaba afite umuhere igisubizo kuko Imana isubiza. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.